Abantu benshi kugeza ubu ngubu bakaba batazi cyangwa se bakaba bazi uko urukundo rumera, ariko batazi ese umuntu arankunda by'ukuri cyangwa se ntabwo ankunda by'ukuri. Nibyo tugiye kurebera hamwe, njye muri kumwe ni Adolphe Muhire, tubahaye ikaze. Iyo ushaka rero kumenya niba umuntu agukunda by'ukuri, akaba ntukarebe amagambo gusa, reba cyane cyane ibikorwa bye n'uburyo yitwara igihe kirekire. Mu bimenyetso by'ingenzi rero akaba ari uko umuntu ashaka kumarana nawe igihe, nubwo yaba ahuze ashaka uburyo bwo kuganira nawe cyangwa kubonana nawe, ku buryo ndetse n'ibyo ashobora kuba ari gukora yanabita ariko mukabonana kubera impamvu runaka, kubera ko agukunda, kubera ko aguhoza ku mutima. Ikimenyetso cya kabiri ni uko akumenya kandi akakwitaho, akaba yibuka ibintu wamubwiye, ibyo ukunda, ibyo udakunda, ndetse akamenya igihe utameze neza, kuko iyo umuntu mukomeje kumenyana cyane cyangwa se muri guteretana, hari ibintu byinshi muba muziranyeho kurusha ibindi byose. Icya gatatu ni uko yishimira intsinzi yawe ndetse akanagushyigikira. Iyo hari ikintu wagezeho arishima, aho kugufuhira cyangwa se kugusuzugura, kuvuga ati ntacyo bimbwiye. Ariko iyo ufite cyangwa se iyo agufitiye urukundo cyangwa se feelings, ibi bituma yishimira ko hari ikintu wagezeho mu buzima. Icya kane ni icyubahiro, respect. Ntabwo aguhatira gukora ibyo udashaka, yubaha, kuko ubu aba yubaha ibitekerezo byawe, imipaka yawe ndetse n'agaciro kawe. Icya gatanu ni uko akuba hafi mu bihe bikomeye. Urukundo rukaba rugaragara cyane iyo ibintu bitagenze neza, haba mu bukungu cyangwa se wabuze umuntu icyo ari cyo cyose. Iyo uri hasi agerageza kukuzamura, akagufata akaboko cyangwa se akagufata akaboko, ku buryo bituma nawe wumva ko utari wenyine, ndetse ibi bikaba byanakugabanyiriza kwiheba. Umuntu ugukunda ntabwo akuba hafi gusa iyo ibintu byose ari byiza, kuko no mu bibi byose muba muri kumwe. Ikintu cya gatandatu kizakwereka ko agukunda ni uko akubwiza ukuri. Ashobora kutemeranya nawe ariko akakubwiza ukuri, aho kuguhisha ibintu kugira ngo agushimishe, kugira ngo abone wishimye gusa. Ibi ngibi nawe nubona umuntu hari ibintu cyangwa se ukamenya ko hari ibintu aguhisha kugira ngo utarakara, uzamenye ko atagukunda. Abenshi bakaba ndetse babitindaho, bakaba bibaza ati se ubundi umuntu unkunda ntabwo biriya bintu byo kumbabaza ntabwo yabimbwira? Ati niyo mpamvu. Umuntu rero nubona atakubwiza ukuri, uzamenye ko atagukunda. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko agukunda ni uko ashaka ko ubaho neza. Ntabwo aba agamije gusa ibyo ashaka kubona muri wowe, yifuza ko utera imbere mu buzima, mu kazi, no mu myigire ndetse n'ibindi. Iki ngiki rero kikaba kigonga abakobwa benshi, kuko bo usanga aho kugira ngo bashake kubaho neza, ahubwo bo bashaka ko babaho neza ariko babigukuyeho. Ibi akaba ari byo abantu benshi bakunda kwita ngo ni ugukura ibyinyo. Ikintu cya munani rero kizakwereka ko umuntu agukunda ni uko ashyira imbaraga mu mubano wanyu. Ntabwo ari wowe uhora utangiza ibiganiro cyangwa se gusaba kubonana cyangwa gukemura amakimbirane, kuko nawe abigiramo uruhare. Yaba ku ruhande rw'umusore cyangwa se ku ruhande rw'umukobwa, aba yifuza ko nyine yakubona mukaganira, kurya, ashobora no kugusaba kubonana nawe cyangwa se gukemura ibibazo wenda mwaraye mugiranye, bitewe n'abantu wenda batari kubifuriza neza, cyangwa se akaba arimo gutangiza ibiganiro bidasabye ngo buri wese arebe kuri mugenzi we. Ikintu cya cyenda kizakwereka ko umuntu
gukunda kuko iyo habaye ikibazo ashaka kugikemura, yaba ari ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se rw'umusore, buri wese aba ashaka kugira ngo mukemure ibibazo mufitanye hagati yanyu. Ikintu cya 10 kigaragaza ko umuntu agukunda, ntabwo urukundo rwe rushingira ku mubiri cyangwa ku mibonano mpuzabitsina gusa. Iki ngiki akaba ari ikintu cyane cyane kiri kubaho muri iyi minsi, aho usigaye ukundana n'umusore mwamarana ukwezi 2 ukabona ashaka ko muryamana. Iki ngiki bishobora kuba twese turabizi twambaye umubiri, ariko iki kintu ntabwo nyine urukundo rwe ruba rushingiye ku mubiri cyangwa ku mibonano mpuzabitsina gusa, hari n'ibindi bintu muba mubanyemo kandi neza. Niba agukunda by'ukuri, akunda n'umuntu uri inyuma y'umubiri, akaba ari imico yawe, ibitekerezo byawe, intego zawe, indangagaciro kawe. Ikintu cya 11 kigaragaza ko umuntu agukunda, akubaka aho kugusenya. Hari nk'uko tubizi, hari abantu bakundana, hari amakapo menshi, ukabona basohotse, ukabona banyoye inzoga nyinshi. Ibyo tubizi ku ba teenagers cyangwa se ku bantu b'abajemusi, ubwo ni urubyiruko, akumva ko niba mwasohokanye ubwo muranywa amayoga cyangwa se mukanarara iyo mu kabari, kandi ibi ntabwo aba ari igikorwa cyo kukubaka, ahubwo aba ari igikorwa cyo kugusenya. Ni nayo mpamvu dukomeza kugira inama kugira ngo tumenye imyaka yo kujya mu rukundo, kuko hari ababijyamo kare ugasanga birabasenye, bikabaviramo gutwara inda zitateganyije cyangwa se n'ibindi bibazo, kubera ko ibintu babikoze kare. Ikintu cya 12 kikwereka ko umukobwa cyangwa se umusore agukunda, akaba akugirira icyizere kandi nawe akacyigirira. Ntabwo bivuze ko atazigera agira ishyari, ahubwo umubano uba ushingiye ku cyizere, aho kuba kugenzurana buri kanya ngo habaye iki, kuko ibyo ntabwo bigaragaza nyine ko agufitiye icyizere, kuko agomba kukigirira nawe akakikugirira. Ikintu cya 13 kikwereka ko umukobwa cyangwa se umusore agukunda, akaba akwinjiza mu buzima bwe, kuko iyo umubano ukomeye ashobora gutangira kukubwira gahunda ze, inzozi ze, ibibazo bye n'ibintu by'ingenzi bimubaho buri gihe cyangwa se bimubaho rimwe na rimwe, kuko nyine uba uri umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwiwe. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo kimenyetso cya nyuma, aricyo cya 14 kikwereka ko agukunda, nuko akubona nk'umuntu, ntabwo akubona nk'igikoresho. Ntabwo akwegera gusa iyo akeneye amafaranga, imibonano mpuzabitsina, ubufasha cyangwa ikindi kintu. Aha tubyumvikaneho neza, benshi bitwaza ngo turakundana, ugasanga ari kukwaka ibintu bigiye bitandukanye. Umukobwa ashobora kwaka amafaranga cyangwa se umusore akakwaka, ngo abenshi babyita ngo vanse, abandi ngo ni babyita ngo manumveho. Ibyo ni ibintu rwose tubona biriho cyane muri iki gihe cyacu, muri iyi myaka. Ikimenyetso gikomeye kurusha ibindi ari nayo cya 15, ureba uko akwitwaraho mu gihe atazi ko uri kumureba, kuko umuntu ashobora kuvuga ati ndagukunda buri munsi, ariko ibikorwa bye bigahora bivuguruza ayo magambo. Urukundo nyarwo rugaragara muri respect, kwizera na consistency, guhozaho cyangwa se guhorana. Ikindi care, kumwitaho cyangwa se kwitaho, honesty, ubunyangamugayo ndetse na effort, akaba ari imbaraga ashyira cyangwa se abishyiramo kugira ngo mukomeze mugumane, kandi ntukishingikirize ku kimenyetso kimwe, kuko ibimenyetso byinshi bigomba kugaragara
mu gihe, kuko umuntu ashobora gukora kimwe muri byo kubera ubucuti, akamenyero cyangwa indi mpamvu itari urukundo. Mwari muri kumwe na Adolphe Muhire, reka twongere twizere ko mumeze neza. Murakoze cyane, mukore subscribe kugira ngo dukomeze duhorane mu biganiro bya buri munsi.